Byari ibitaro bigari cyane byari bizwiho kuvura abarwayi mu rwego rwo hejuru. Muri ibyo bitaro hari harimo umubyeyi wari waje kubyara, ariko abaganga banzuye ko umwe ari burokoke undi agapfa, ni ukuvuga hagati y'ubuzima bwe n'ubwo umwana yari atwite. Uwo mubyeyi yari yatakaje ubushobozi bwo kuvuga, nta mwanzuro yabasha kwifatira n'umwe. Abaganga babonaga ko barukora bombi bigoranye. Bari basuzumye ko umutima w'umubyeyi ukora, uko amaraso atembera, n'igihe cyari gisigaye ngo abyare, babona nibatindiganya bose bari bupfe. Icyakora nubwo umwana yari afite amahirwe yo kubaho, babonaga ko nabwo kumubyara bishobora kuzamo ibindi bibazo, akaba yapfata amaze kabiri hanze. Umugongo w'umwana wari ufite ikibazo usa nk'uwigonze ukuntu. Nubwo abaganga bavugaga ko aramutse avutse bagerageza bakamufatirana bakamuvura, byari biteje impungenge ukuntu ari we bari kurokora bakareka mama we agapfa. Bari bafite umugambi wo kurokora umubyeyi kuko aribyo byagaragaraga ko bifite n'agaciro k'imibereho y'ahazaza. Umuganga umwe wamukurikiranaga yabwiye abandi ati niwe ushobora kongera kubyara, gufasha umuryango we n'abana asanzwe afite. Abaganga babonye ko gufata umwanzuro biri kubajagaraza cyane, nubwo bwose bagombaga kuwufata, basaba ko haza umukuru w'umuryango agatanga igitekerezo. Umwana mukuru w'uwo mugore yari ahagaze ku ruhande, ariko se ari gusabwa gufata umwanzuro kandi umugabo wamureraga ari umugabo wa nyina ahari. Yari umukobwa ukuze ufite imyaka nka 21 y'amavuko. Uwo mugabo nawe yaraje ahagarara iruhande rw'umugore we n'uwo mukobwa. Abaganga baramubaza bati ari umubyeyi n'umwana ninde turi burokore? Umugabo adatekereje kabiri yahise asubiza ati umwana bari we murokora. Uwo mukobwa yararakaye cyane atera amahane mu bitaro. Ubundi mama we rero ashatse umugabo wa mbere, babyarana abana 3, hanyuma uwo mugabo we arapfa. Yasigaye arera abana wenyine kugera igihe bakuriye bakagera aho uwa nyuma agera mu mashuri yisumbuye. Muri icyo gihe yashakanye n'undi mugabo. Uwo mugabo niwe wari waramuteye iyo nda, ariko ntiyari yaramushatse kubera ko yamukundaga cyane, ahubwo we yifuje gusezerana nawe ngo bahuze imitungo umugore yari asanzwe afite. Aho babaniye bahise batangira gushwana, umugore agifite inda y'amezi 4 gusa. Babanaga nabi, bapfa ubusa, badahuza na rimwe. Iyo yabaga atari gushwana n'umugore, yabaga ari gushwana n'abo bakobwa be yari yarabyaranye n'umugabo wa mbere. Uwo mugabo uretse kwiyenza ntacyo babaga bamugize. Byaterwaga nuko yabaga yifuza icyubahiro kirenze no kugenda uko bakoresha imitungo yari yarabasanzemo, cyane ko aho kujyana umugore wo mu nzu yindi yaje bakabana mu yo banagamo n'umugabo. Abana b'umugore bo biberaga mu gikoni. Uwo mukobwa witwaga Risha, kubona umugabo yemeza ko hapfa nyina byaramukorogoshoye, ahinduka nk'umusazi. Yasakurije abaganga arababwira ati ariko mwarasaze, uyu si papa, none niwe muri guhitishamo ko ahita mukwiriye gupfa hagati ya mama n'umwana atwite? Ese muribaza mama apfuye yaba dusize he ko uyu mugabo atari data? Uyu mugabo yahita yigendera akabanza kudusahura imwe mu mitungo dufite kuko yamaze gusezerana na mama mu mategeko. Ni gute mutinyuka gufata umugabo utamaranye na mama n'imyaka 2 ngafata umwanzuro? Ese njye ntacyo mvuze? Ubundi se haramutse hatari uwo gufata umwanzuro, mama akaba yaguye muri koma gutya, ubuzima bwe n'ubwo umwana atwite buri mu kaga, mwebwe nta mwanzuro mwafata? Muganga ati twawufata. Ntibati none mwafata uwuhe? Mwahitamo ko mama waje aje kwivuza apfa indwara yari arwaye, ndavuga uwo mwana, mukaba ari we murokora? Muganga ati umubyeyi aramutse ariko basha kuvuga niyo twasaba akahitamo hagati ye n'ubuzima bw'umwana. Ariko nanone ntabwo twamusaba kwahitamo, ahubwo twareba ngo ninde uri mu byago byo gupfa ku rutonde, ninde ufite amahirwe yo kurokoka ku rutonde. Ufite amahirwe yo kurokoka niyo twagerageza kuramira ubuzima bwe, uri mu byago byo kubura ubuzima uwo nguwo nyine nawe urabyumva, havamo kimwe, ashobora gukira cyangwa agapfa. Ntabwo tuba twifuza ko hagira umuntu upfa. Twebwe dukoresha ubushobozi bwose dufite nk'abaganga tukagerageza kuramira ubuzima bw'abantu bose, ariko umuntu ufite amahirwe yo kurokoka niyo twitaho cyane. Rishati ntiwumvise neza, ndakubaza nti atabasha kuvuga byagenda bite mu gihe bose baba bari ku rwego rumwe? Abaganga bari bazi ko umugabo ari we se w'abana bose b'uwo mugore, bibwiraga ko ari we babyaranye n'abambere n'uwo mukobwa arimo. Bo bakoraga ibyihuta kugira ngo ubuzima burokorwe hakiri kare. Bamaze kumva amagambo y'umukobwa, muganga wari uhagarariye abandi muri icyo kibazo arivugisha ati nyamara ibi bintu turebye nabi twabikoreramo amakosa, kuko nta mpamvu yari ihari yo gusaba ko hagira n'umuntu uhitamo. Yigije ku ruhande abaganga bose arababwira ati igihe cyose umuntu ari mu byago byo kubura ubuzima, ibyemezo bifatwa bigomba gushingira ku murwayi bwe cyangwa ku bagize umuryango. Mu kibazo nk'iki, uyu mugabo tumuhaye uburenganzira bwo gusinya ko umubyeyi yitanga ngo umwana arokoke, haba harimo ikibazo gikomeye kandi byadukoraho. Kuba ari umugabo w'uyu mugore akaba se w'uyu mwana batwite, ntibimuha uburenganzira bwo gufatira icyemezo ubuzima bw'umuntu utwite, cyane cyane kuri uriya mubyeyi hari abandi bafitanye isano ya bugufi. Yarakomeje ati umubyeyi ni isoko y'ubuzima, ariko ubuzima bwe bufite agaciro nk'ako bw'umwana atwite. Umugabo umaranye igihe gito nawe ntagomba gusimbura agaciro k'umuryango wose cyangwa gufata icyemezo gikomeye ku buzima bwe batarabanye igihe kirekire ngo amumenye bihagije. Baragarutse babwira wa mukobwa bati Risha,
Iyo umubyeyi atabasha kuvuga kandi nta muntu uhari, abaganga bafata icyemezo gifitiye umumaro buri wese kandi bagaharanira kurokora ubuzima bw'umubyeyi mbere na mbere, usibye mu gihe hari amahirwe menshi yo gukiza bombi. Icyakora humura, turagerageza dukora igikwiriye. Nta muganga wemerewe gufata icyemezo cyo kwica cyangwa kureka umuntu ngo apfe nk'uburyo bwo guhitamo, ntabwo aba ari amahitamo, ahubwo ni uko nawe wayoboze ukagira. Wihangane, turakora ibishoboka kandi ntuhangayike cyane. Yaramwegereye amufata ku matama aramubwira ati, mukobwa wanjye, mama wacu araba muzima. Elisha yazenze amarira mu maso kuko yaramuhumurije, ariko arakarira cyane uwo mugabo wa nyina wahisemo ko mama wapfa. Yumvaga atazigera amubabarira na rimwe. Yicaye hasi yubika umutwe aribaza ati, ubuse mama ari buze gukira cyangwa arapfa? Ubundi se uriya mwana utaragera mu isi, utazi ubwenge, utaragira ibigwi cyangwa amateka yubaka, akaba ataragira abantu bamumenya ko yabayeho ngo bamugire inshuti, ni gute yarutishwa mama wabyaye abana 3 yitaho? Ni gute yaruta umubyeyi ufite bene wabo bamukunda akagira inshuti n'izina rikomeye muri rubanda? Mama apfuye hari ibyakwangirika, barumuna banjye babaho nabi cyane, nanjye ntisize. Ariko se uriya mwana we, uretse mama wababara kuko yaba yararuhiye ubusa twita, hari uwamuririra iminsi irenze 2? Nanjye ubwanjye ndakeka byaye umwana agapfa, nababara ariko ntabwo nababara nk'uko mama yambabaza. Murumuna we yahise ahagera araza ati, Elisha, mama ameze ate? Nawe ati, simbizi, bari mu cyumba cy'indembe. Yamuhaye ibyo kurya aramuzaniye. Elisha amuganiriza ku bugome uwo mugabo yaragiye kubakorera, yanzura ko mama ari ukwiriye gupfa, umwana twita akarokoka. Ndetse akimara kubivuga akamuvuguruza, yari yahise yigendera. Murumuna we yaramubwiye ati, ariko simbyumva kuko bagashidikanya kuko urukora iryo kosa. Sinari nzi ko abaganga barikora, bari kurukura umwana se? Uwo mwana ndamuzi, kuba baramutwise amezi 9 gusa bimuha uburenganzira n'ubushobozi bingana icyo byo gusimbura mama w'imyaka 49. Elisha ati, nanjye nibyo nababajije, numvaga wagira ngo nta bwenge bafite. Ubundi se uriya mugabo yigeze kubera umwana mwiza? Murumuna we ati, nyuma y'iminsi mike banye na mama wibagiwe uko yigize intare, agataha yasinze yasakuza, rimwe na rimwe akandashaka gukubita mama. Harya ngo abana be babahe? Nawe ati, ngo ntabanagirerega. Murumuna we ati, njye n'ubundi simba nshaka no kuvugana nawe cyangwa kugira amakuru yemenya, byihorera rwose, niba ubizi utabimbwira. Nta kintu cyambabaje nko kuba mama yarahisemo ko aruza bakabana. Sinanze ko ashaka undi mugabo kuko papa yari yarapfuye. Icyo nanze ni ukumufata akamuzana bakabana mu cyumba yabanagamo na papa. Na mama yasuzuguye papa wacu birandya. Barebanye mu maso bagira agahinda. Elisha aramubwira ati, reka dusabe Imana arokoke, iby'amakosa yakoze tubyibagirwe. Nyuma y'igihe gito abaganga baraje babwira Elisha bati, mama waracyahumeka kandi umwana nawe ni muzima, ariko bombi bafite ikibazo gikomeye. Kuva mu bitaro bizasaba iminsi. Elisha aramwenyura amubwira ati, nta kibazo na kimwe muga, icyambere nuko ataguye kwiseta. Nabo bati, wa mugabo se yagiye he? Elisha ati, hari uwo muri kubona se nyine? None ngo yaragiye kudufatira imyanzuro. Muganga ati, nimutuze mbabwire uko mama wanyu ameze kandi ntimuhangayike. Ubusanzwe ntidufate indwara y'umurwayi ngo dupfe kuyibwira umurwaza, ariko kuko mama wanyu arembye cyane atari kubasha kuvuga, mukwiriye kubimenya. Ubwonko bwe buri gukora, ashobora kumva ibiri kumukoraho, ashobora gutekereza cyangwa kumva ibiri kumubera hafi, ariko ntiyashobora kuvuga. Ikindi, amaraso hafi ya yose yamushizemo, birasaba ko amara iminsi tugerageza kumufasha. Ntabwo agiye gutaha vuba, rero birasaba ko mugira umutima ukomeye, mukamenya ko barimwe mugomba kumwitaho. Birashoboka ko ukwezi kwashira cyangwa hagashira amezi 2. Abakobwa bo baramwenyuye bati, muga, nushaka kuvuga ko azamara umwaka mu bitaro ariko akaba azakira, ahubwo se uwo mwana ameze ate? Muganga ati, yabyaye umwana mwiza w'umukobwa ariko umugongo we ntumeze neza. Icyiza kuri we ashobora kuzakira mbere ya mama wanyu. Mama wabo yagumye mu bitaro, amaraso yose yari hafi kumushiramo, abaho bamwongerera andi. Umunsi wa mbere wageze nimugoroba, wa mugabo ntiyaza kurara mu rugo. Aho yari yagiye atekereza ukuntu ari gutinyuka akaza kurara muri urwo rugo kandi abana bose bamurakariye, yumva bitashoboka, biba nk'aho abahunze. Ikibabaje nuko hashize icyumweru ataraza na rimwe gusura umugore we n'umwana wari wavutse. Nyuma y'ibyumweru 6 umwana yarakize. Bagombaga kumusezerera, nta kindi ariko bakora mu bitaro. Elisha niwe wari mukuru mu rugo. Abaganga baraje baramubwira bati, mama wanyu ntarakira, ntarabasha no kuvugana namwe. Ubu ngubu ntiyabasha no konsa umwana we, aracyarembye cyane, uretse ko hari igihinduka. Birumvikana ko mama wanyu atazagira ubushobozi bwo konsa uyu mwana, nimwe mugomba kumwitaho. Yabwiye Elisha ati, muzajya mumuheka kunda, mu gihe akeneye ibere muzajya mumuha bibero. Hari ukuntu umuntu ayishyira mu gatuza, umwana akayikurira yibwira ko ari ibere. Murumuna we yasigaye arwaje mama wabo, wajya kwita ku mwana. Ku ruhande rumwe yumvaga arakariye cyane uwo mwana wari ugiye gutuma nyina apfa, ariko akongera akavuga ati, uyu nta kosa na rimwe afite, we ntazi biri kuba, we ntacyo ari cyo, uko biri kose kumurakarira no kwiteranya n'umuremyi. Nka nyuma y'amezi 3 nyina yarorohewe baramusezerera.
Akigera mu rugo Risha yifuje kumubwira uko umugabo we atigeze amusura, nawe ati mwana wanjye, amezi yose maze mu bitaro nashoboraga kumva, nacyagiye mufata imyanzuro usakuriza abaganga ngo ntigikwiriye kubaho, narabumvaga kandi nanjye niko nari gufata imyanzuro. Uwo mwana ntiyari kubaho ngo njye mpfe, kandi nyifuza kubabera umubyeyi mukazakingirwa mbareba. Ikibabaje ni uko umubyeyi atigeze yifuza kwikoza umwana ngo amuterure, byasaga nkaho yarwaye mu mutwe atifuza no kumureba, ndetse yatangiye gusakuriza Risha musaba kumuvira mu rugo akavana n'uwo mwana. Byatangiye yisakurisha ati icyo cyana tuzakice. Risha na barumuna be nabo hagati yabo ntibumvikanaga kubera uwo mwana kuko bangaga kumuterura bakamumuharira. Murumuna we yari yizeye, yaramubwiye ati uyu mwana sinzigera amuterura, inda ye yari ikwiriye kuvamo ikiri nto aho kugira ngo agaragure mama. Risha nawe niko yabyumvaga, yumvaga rwose ari byiza ko inda ari kuvamo kera, ariko akababaza ati none se ko umwana yavutse muragira ngo tumwice? Nabo bati ntuzamwice kuko umwishe bagufunga, ariko ntuzagire n'ubusaba kumugufasha. Kurera akana gato nk'ako byaramujenaga. Nawe yarakiri wa mukobwa wifuzaga gutwika akabaho neza nk'abandi b'urungano, guhora ahetse akana agahanagura akagakarabya, nijoro kakarara kamumena amatwi karira, nawe byaramurengaga akifuza ko kanapfa. Byari biteye agahinda kubona mama w'ako kana nawe amera atyo, ntiyifuza kukareba no kugaterura, ndetse agatangira gutoteza Risha nk'aho ari we wakabyaye. Risha yicaje umuryango wose arababaza ati uyu mwana ko mumwanga mwumva ari uwanjye? Ese mama ese wowe wamubyaye? Uriya mugabo se we mwamubyaranye? Mama arakaye cyane ati winyibutse uwo mugabo, kandi icyo cyana singishaka kukibona muri uru rugo kuko kinyibutsa se. Risha yagize ngaho ari babipanze bashaka kumureba mu mutwe, aratuza arabihorera. Hashize icyumweru yarabihoreye, mama we ataramufata. Risha nawe yaramwihoreye ngo azarebe aho bizaherera. Mama we amashereka aramuryaga akayakamburira hasi, Risha akamureba akamwihorera, yangaga konsa umwana ahubwo amashereka akayamena hasi. Hashize ikindi cyumweru mama aramubwira ati uwo mwana nzamwica, simushaka hano. Risha yigire murumuna we ati none se uyu mwana kuki mukomeje kumwanga? Wowe ubona mama ari muzima? Murumuna we ati wenda aracyari muto simwanga cyane njyewe, mba numva urwango rwanjye ruzakurana nawe. Urumva ko mwanga gake kuko akiri muto, azakura mwanga kurushaho. Icyakora simwifuriza ko apfa kuko iyo mba mbyifuza nari no kubyikorera. Risha yabitekerejeho ajya mu bitaro abwira abaganga uko ikibazo cyari kimeze. Haburaga gato mama akagaruka mu bitaro kuri randevu y'ibibyimba byo mu nda. Icyo bakoze nta kindi, banzuye ko naza bazamusuzuma ubuzima bwo mu mutwe. Icyo gihe cyarageze kuko bamusuzumye basanga arwaye. Yari yaragize ihungabana rikomeye cyane. Nubwo inyuma yagaragaraga nk'aho afite ubwenge ari muzima, ubuzima bwe bwo mu mutwe bwari bwarangiritse, bisaba kumuganiriza bakamuha ubuvuzi bwihariye. Uwo munsi bamuhaye igitanda bamubwira ko azava yakize. Risha ntiyabyumvaga neza, yabajije muganga ati ibi ni biki byabaye kuri mama? Aho ntiyasaze? Haburaga gato ngo umujyane mu buyobozi kuko kuva yagaruka mu rugo ntarikoze umwana, amwanga urunuka, rimwe na rimwe abashaka no kumwica. Muganga yagize agahinda aramubwira ati rero Risha, iyo umubyeyi abyaye nyuma yo guhura n'ibibazo bikomeye nk'ibyo yahuye nabyo, birimo kuva cyane, kubagwa, gutandukanywa n'umwana mu gihe kirekire, kuba yarumvaga neza amahitamo ya se w'umwana kari ukwiriye gupfa umwana akarokoka, no kuba se w'umwana yarahise azimira, biri mu byamuteye kumera atya. Yarwaye indwara y'agahinda gakomeye kaza nyuma yo kubyara umuntu abanje kubabara, ni nawe nawe arwaye ikaba ituma yanga umwana we akanga kumufata. Risha ati simbyumva neza, none se ubwo koko wambwira ute ko umuntu yakwanga umwana we yibyariye? Muganga ati indwara ituruka ku guhinduka kw'imisemburo, umunaniro mwinshi, ihungabana ry'ubwonko, ndetse no kwibuka ubuzima bwe bwari mu kaga igihe yabyaraga. Nawe ati none se muzamuvura akire ku buryo azemera umwana we akareka kumumarira nk'aho ari njye wamubyaye? Muganga ati nubwo abaganga dushobora kumuvura dukoresheje imiti igabanya agahinda, agahabwa n'ubujyanama mu buzima bwo mu mutwe, hari igihe bigorana gukira vuba bitewe n'uburemere bw'ibyabaye, kandi ibi byamubayeho birakabije rwose, biragoye ko yazigira akunda uwo mwana. Iyo ndwara ikunze gutuma umubyeyi abona umwana nk'ikimenyetso cy'ibyago yahuye nabyo, ntamubone nk'umugisha w'ubuzima. Iyo abundi uyu mwana yaramubyaranye n'umugabo umukunda wari kuba yiteguye kumuba hafi, none nawe yaramutaye. Buriya afite ibikomere by'urukundo, byanahuriranye no kuba yaratakaje papa wanyu yarapfuye. Uko biri kose wakire ko ari wowe uzakomeza kwita kuri uyu mwana. Mama wawe we bizamusaba gufashwa kongera kumva ko umwana ari wowe no gusubirana amarangamutima yahoranye. Ni indwara ivurwa kandi igakira, ariko biragoranye ko mama we yakira vuba. Ikibazo cya mama Risha wanze umwana cyageze ku banyamuryango bose. Nyuma y'iminsi mike Risha avuye kubaza ikibazo mama we yagize cyatumaga yanga umwana, yahamagaye kuri telefoni. Ni umugabo wavukanaga na papa we wari warapfuye, wari uzi ibibazo yahuye nabyo. Ubwo uwo nguwo yari se wabo, akaba yari azi ko mama we yanze umwana. Aramubwira ati waza nkakurangira akazi ko gukora amasuku mu kigo cya kaminuza hano mu mujyi. Benda guha akazi abandi bakozi bashya, kandi umugore utanga akazi tujya tuvugana rimwe na rimwe. Yabanje gushaka amafaranga y'itike ajya kureba umugabo witwaga Jazzy.
Yari kaminuza yigenga yigaga abanyeshuri bazaga mu mibyizi n'abiga mu mpera z'icyumweru. Yamujyanye ku mugore watangaga akazi atagoranye cyane, yemera kwandika Risha mu bandi bakozi bazaza gutangira akazi. Risha yari yaje ahetse akana ka mama we kuko nta muntu yari kugasigira. Uwo mugore yaramubajije ati none se uzajya ukora amasuku ufite n'umwana? Uzi ko ntabitekerejeho we, uwo mwana aracyari muto cyane ntabwo wamukorana? Risha ati umwana wanjye ntakunda kurira kandi ntiyambuza gukora akazi, najya nkora muhetse rwose ntacyo byantwara. Uwo mugore ati sinzi ko byashoboka ko wakora akazi ufite uyu mwana, ahubwo ngiye kugusiba ku rutonde dore nari maze kukwandika. Jazzy yaratakambye, uwo mugore aramubwira ati ntibyakunda, tahana umukobwa wawe keretse niba afite ahantu azajya amusiga ntamuzane mu kazi, kandi ndabona ari muto cyane sinzi ko byakunda akagira aho amusiga. Risha aramubwira ati nta kibazo nsiba niba ntabasha gukora mfite n'umwana wanjye, kuko nta handi namushyira, nawe niba warabyaye urabizi. Uwo mugore yamurebye mu maso amugirira impuhwe, gusa ntiyisubiraho amwima akazi. Jazzy yarababaye, yigize uwo mugore ku ruhande aramuganiriza. Bamaze kuganira Risha atabumva bamugaruka imbere. Uwo mugore wari umusirimu cyane aramubwira ati akazi ni kuwa mbere w'igitaha. Naganiraga n'uyu mugabo niba ari na papa we simbizi, tuganira uko twabigoragoza uwo mwana wawe ntakubuza akazi. Nanjye ndi umubyeyi nanabayeho mu buzima bwa gikene mfite abana, rero ugerageze ibyo ngiye kukubwira ubyumve nkaho uri kubibwirwa n'umubyeyi. Hano hirya hari ikigo cy'ababikira cyita ku bana batawe n'ababyeyi, ariko hafi yacyo hari n'ikigo cy'amashuri yisumbuye. Iyo umukobwa aho bamuteye inda akiga ahabwa amahirwe yo kwiga atwite, yabyara agakomeza kwiga. Uko bigenda nta kundi, abo babikira bemera gukora ibiraka bakirirwa n'abo bana, umunyeshuri yaba kwiga akamutora. Babifitemo uburambe kuko barera abana batawe bakiri impinja, abasizwe mu bitaro cyangwa baba ku mihanda. N'uwawe wajya umusigaho mu gitondo ukahamukura nimugoroba utashye. Niko n'abandi bamama babigenza, njya numva ngo niko babikora. Jazzy yabyumvise vuba abanza kumujyana ngo bavugane nabo babikira. Batarinjira barungurikiye mu muryango babona umubikira ateruye akana gato wagira ngo kamaze amezi 2 kavutse. Bihutiyeyo Risha arababaza ati umwana wanjye kujya mumusigarana mu gitondo ngiye mu kazi, mukaza kumunsubiza byagiye bisaba amafaranga angahe ku munsi? Barayamubwiye arabaza ati none se byashoboka ko umuntu abishyura nyuma y'ukwezi? Abo babikira batugomba kuduha 1/2 mu gutangira kugira ngo turusheho kwizerana. Jazzy yasezeranyije Risha kumuha icumbi ku buntu, bakazajya arwana no guteka no kwita ku mwana we. Jazzy yari afite inzu ye bwite, afite n'utunegisi, gusa nawe ntiyaratuye mu nzu y'ikirenga, yaratuye hepfo y'umuhanda, hepfo y'umujyi, hepfo kure ya kaminuza. Kugera byari iminota nka 30 irenga, ariko nanone hari hasebetse cyane, gusa nyine ntiyari umukire bikomeye, yateraga uturaka nk'abandi. Risha yarishimye kuko yaragiye kubona aho kuba, afite akazi, akaba ajyanye uwo mwana kureba mama we wamwangaga urunuka nk'aho atamubyaye. Guhera uwo munsi nta nubwo yasubiye iwabo, yigumiye aho mu mujyi. Jazzy yaramufashije amuha ibyo kurya byari kumaza nk'ibyumweru 5. Yamuhaye agafuka k'umuceri, amuha kawunga, ibirayi, amavuta n'udufaranga two kugura utundi tuntu twibanze. Yanamuhaye matera, mutiza n'ibikoresho byo mu gikoni, arenza ati nta wundi bufasha nshobora kuguha, kandi sinashoboye kugira icyo nkora ngo mfashe mama wawe mu gihe yarakiri mu bitaro. Muri iriya minsi nta kazi nari mfite, kandi umugore wanjye mwese muramuzi ntiyoroshye. Niyo mpamvu bitakunda kuba iwanjye mu muryango. Wihangane ujye wimenya we n'umwana wawe. Nta bushobozi mfite ngo nagukorera ibirenze ibi. Nugira ikibazo ujye umbwira, nzajya ngufasha nk'umubyeyi. Risha yaramushimiye cyane, aramubwira ati ntacyo utankoreye, nifuje ibirenze ibi naba ndi ndashima. Icyumweru cy'akazi cyarageze aragatangira. Umwana yabanje kumujyana kuri cya kigo cy'abamasera mu gitondo. Amujyanayo hari abakobwa bamubonye baje gusaba akazi ku kigo cya kaminuza, baje gusaba akazi ko gukora amasuku. Bibwiye ko ari umukobwa wabyaye atarashaka, ko ari umubyeyi. Nk'abantu batari bakamenyeranye ntibigeze bamuvugaho. Ahubwo we yarabarenzeho kuko ntiyaraje gusaba akazi, ahubwo yaraje kugatangira. Amahirwe nuko nabo bahise bakabona bagatangira gukorana ariko bazi ko ari umubyeyi. Mu bo bakoranaga harimo n'abasore bari basanzwe mu kazi abamazemo iminsi. Byavugaga ko bari barabazamuye ku mushahara kuko bari bamaze imyaka irenga 2 bakora ako kazi. Bo bari baragasezereye bajya mu yindi mirimo, ariko bo baguma kuhakora. Umwe mu basore yatangiye kuba inshuti ya Risha, yajya agera mu kazi akamugira iruhande bakaba bakorana. Bidatinze uwo musore yamubwiye ko yamukunze cyane, kandi na Risha yamwiyumvaga mu byanyabyo kuko umusore yarazi kumuganiriza, agaragara neza kandi afite intego z'ubuzima zumvikana. Byaranumvikanaga ko afite ikinyabupfura, atavuga amagambo nyandagazi, mbese ari umusore bigaragara ko afite ahazaza. Hari igihe Risha amaze iminsi nk'itatu nta wundi muntu atekereza mu mutwe we uretse uwo musore wenyine. Umunsi umwe ari mu gitondo yaje ku kazi asanga umusore yirakaje cyane. Yamubajije icyabimuteye, nawe arakaye cyane ati kuki wambeshye, burya uri umugore? Umukobwa ati yego, ariko nta mugabo mfite. Umusore yamuciye mu ijambo ati ikigoryi gusa, nyine nta mugabo ufite, uri indaya uriyandarika.
iyo mbwiza ukuri se nkareka kugutaho umwanya wanjye n'ibitekerezo byanjye, ninde wakubwiye ko njye nakundana n'umukobwa wigize indaya bakamutera inda akabyara? Richard ubundi se ninde wabikubwiye? Nawe ati ninde wabimbwiye? Hariya hantu mujyana se mu babikira hari umuntu utakureba? Uwo musore yari yabibwiwe nabo abakobwa bamubonye bwa mbere, ariko ntiyamusobanura ko ari we wabimubwiye. Richard yakundaga uwo musore, yumvaga ntacyo atakora kubwe. Icyakora yanze kumubwiza ukuri ngo amubwire ko uwo mwana atari uwe. N'ubundi we yumvaga nawe yaravuga ko atari uwe, kandi na nyina wamubyaye yaramwanze. Hashize iminsi ibyo biza gusa nkaho byibagiranye, urukundo rwabo rurarangira ntibongera no kubavugaho. Hari umusekirite wabaga yicaye ku marembo ku munwa wamurebye, abonye ukuntu yari mwiza atangira kumupangira. Atiteka amakuru yari ahantu hose ko yabyaye afite umwana, yatangiye kumutereta. Barakundanye karahava. Richard ageze amubwira ko afite umwana yabyaye. Uwo musekirite yamubwiye ko batangiye gukundana ayo makuru yumva nk'ibihuha, amubaza uko byagenze ngo yisanga abyaye umwana akiri iwabo. Yaramusubije ati nakundanye n'umusore turaryamana, mbura imihango, menya ko nasamye ndabimubwira aranyihakana, abantu bamenye ko ntwite baranyota, bigera igenda byara. Urumva nta yindi nzira byaciyemo ni nk'abandi bose. Umusore wayineye yabonye mbyaye nabwo aranyihakana. Nibyo rero umusekirite yigize umwana mwiza, amwereka ko amukunda, ariko nyuma y'igihe kitari kinini yamuzanyeho imico mibi, yumva ko yajya iwe bakararana. Richard yamubereye ibamba, amubwira ko atararana n'umugabo atasezeranye kubana mu mategeko. Umusekirite akomeje guhatiriza, uwo munsi imigambi yarapfuba. Hashize ukwezi Richard yaranze ko bararana, umusekirite yaramwanze, atangira no kugenda amuserereza mu bantu, ndetse agaserereza na Jazzy. Yagendaga avuga ko Jazzy nta mutima agira, ko yafashe Richard akamushyira mu kanegisi aho kumureka ngo abe mu muryango ajye abana n'abana be, cyane ko yari umwana wa mukuru we. Kuri Richard we yavugaga ko kuba yibana bituma yiyandarika cyane, kazabyara n'undi mwana, akabyara akageza nko ku bana 7 wenda. Mbere yo gukundana nawe, uwo musekirite azi ko umwana ari uwa Richard nk'uko n'abandi bari babizi. We rero yahise yibwira mu mutima we ati umukobwa ajya kubyarira iwabo kuko aba yarigize umusambanyi, akagira ubwo ananirwa no kwikingira inda ikajyamo. Buriya na Richard mbere yari akarara bamutera inda, none ubwo yabyaye ubu wasanga yarishyizemo udupira tumurinda gusama. Nta nubwo byagombera ko dukoresha ubwirinzi ubwo ari bwo bwose ngo adasama, kuko yaboneje urubyaro. Niko kugenda akamutereta, akamwereka akamwitayeho n'umwana we, yabona icyo yashakaga atakigize akamwanga. Richard we yari yarihaye intego avuga ati umuntu uzankunda azankunde nk'umubyeyi, ntazankunde nk'umukobwa, kuko mama ntarakira neza ku buryo yakwakira umwana we. Igishimishije ariko mama yaratangiye kujya amuhamagara akamubaza amakuru y'umwana. Abaganga bakomezaga kumuha amarandevu yo kumuganiriza, kandi hari akagendaga kajyamo. Mu buryo butunguranye Richard kuva mu kazi agiye kureba umwana kuri cya kigo cyari hakurya cy'ababikira bitaga ku bana. Umwarimu wigishaga kuri iyo kaminuza witwaraga mu modoka ye yaparitse imbere, yaramuhamagara. Yamusabye kwinjira akamugeza aho yajyaga. Richard ni hafi, ngiye kureba umwana wanjye, si ngombwa ko ntwara. Nawe ati ndabizi ko ufite umwana kari ugiye kureba, injira ngugezeyo ndanakugeza aho utaha. Yicaye mu modoka, uwo musore wari ukuzemo ari mu myaka 32 amutwara atamuganiriza. Bageze ku irembo ry'ikigo cy'ababikira, Richard ajya kuzana umwana we, aragaruka yinjira mu modoka. Uwo musore aramubwiye ati nitwa Runi, ndi umwarimu muri kaminuza. Richard ndakuzi, njya nkubona, bavuga ko ari uwo mwarimu ufite dogiteri ukiri muto muri iki kigo. Runi yarasetse ati niko bimeze, ninjye muto muri kaminuza, gusa nifuzaga kukwibwira birambuye nubwo bwose wunze. Richard nta kibazo wambwira. Runi yamubwiye ibyo yize, ibyo yigishaga, amubwira aho atuye n'ibindi byatuma umuntu asobanukirwa undi. Yamaze kumwibwira wese, bageze haraguru gato y'aho Richard yatahaga. Richard amubajije ati hano se wari usanzwe uhazi? Nawe ati nari mpazi, nari mbizi ko ariho utaha, gusa ndi kwihuta, twazaganira ejo cyangwa ejo bundi. Mu gitondo ndaza kugutwara ngo ugeze ku kazi. Richard turakomeje suraza, nawe ahubwo umbwira igihe uvira mu rugo nze kurenzaho iminota mikeya, kuko turagenda mu modoka twihuta. Babyemeranyijeho, gusa Richard asigara atabyizeye neza. Mu gitondo cya kare yagiye kubona koko ku isaha bahanye Runi arahageze. Yinjiye mu modoka bagenda baganira, amubaza uko yamenye hataha. Runi yanze kubimubwira, ahita amubaza amakuru y'abiwabo. Richard nawe aramubwira. Bageze kuri cya kigo cy'ababikira, ajyanayo umwana, avuye agaruka mu modoka. Runi yaramukomezanyije amugeza ku kazi, gusa Runi yagiye avugira kuri telefoni ntibaganira. Kuri iyo nshuro Richard yaje mu kazi atwawe mu modoka. Abandi bakozi baramwenyuye birabatangaza. Yakoze amasuku nk'ibisanzwe. Nimugoroba Runi aza kumureba imbere y'aho bahinduriraga imyenda y'akazi. Yamusabye ko batahana, arabyemera, bajyana ku modoka, yinjiramo bakiri mu kigo. Abandi bakozi bashinzwe amasuku basigaye bivugisha bati uriya mwarimu abashaka kumusambanya. Ubu koko nubwo Richard ari mwiza, yabuze undi mukobwa mu biga kaminuza mu bo yigisha, aho kwibera ku mugore wabyaye ukora amasuku. Ubu koko yabuze umukobwa mwiza ufite n'amafaranga, aho kugira ngo yibere ku mukirina.
Batarisha yagiye amubaza impamvu yari ari kumwitaho bigezaho, Runi yanga kumusubiza nabwo, ahubwo amujyanye mu zindi nkuru atangira amubaza uko yabyaye umwana, Risha nawe amubeshya ibyo yabeshye umusekirite. Hashize ibyumweru 3 Runi amutwara, abantu batangira kubimenyera ko ubwo Runi aryamana nawe, ikaba ariyo mpamvu yamuzanaga mu kazi akanamucyura. Nubwo yabaga atari bwigishe, yaragendaga akamufata akamugeza ku kazi akaza no kumucyura. Inyuma y'icyo gihe baraganiriye byinshi, bavugana no kuri telefoni. Runi yamusabye ko n'umwana we yabasohokana mu mpera z'icyumweru, Risha arabyemera. Muri iyo minsi yarerutse kugura ikanzu nziza y'umukara ariko utijimye cyane ihenze, afite inkweto ifite agataro karekare bidakabije. Umwana we yamuhetse mu bitambaro bimeze neza, Runi aje kumutwara aramuyoberwa kuko yari yahindutse yabaye mwiza cyane. Yaramuhobeye yumva nahumura. Runi yamukinguriye urugi we n'umwana bashyira mu modoka abajyana kuri hoteli yajyaga asohokeramo hafi ya pisine baba ariho bicara. Mu gihe bari bategereje ibiryo babaye banywa udufanta. Runi atagiye kurera amubwiye ati Risha, nifuza kubana nawe, nitwaje impeta yo kukwambika kandi ndayikwambika nunyemerera ko nkunda. Twaganiriye byinshi, niba atarabayemo kubeshyana ndatekereza ko ibyo tuziranyeho bihagije. Niba hari amarangamutima mfitiye ukaba wankunda, nyemerera ngo impeta yambare kuko njye maze igihe kinini gutekereza. Nasuzumye imico yawe, ndeba uko uteye, mbona nta kindi nkeneye kukwigaho. Nibyo bitumye gusaba ko twabana mbere yo kugusaba ko mbera umukunzi. Runi yamanutse ku ivi rimwe akuramo impeta agiye kuyimwambika. Risha aramubaza ati ariko warasaze? Nawe ati nsara gute? Risha ati ntiwigeze umbwira ko nkunda, none ngo nzakubera umugore? Wibagiwe ko uri umwarimu muri kaminuza? Uyoboye ko ndi umukozi ukora amasuku? Uyu mwana mfite hano nturi kumubona? Nturi kubona ko ndi umubyeyi nabyaye? Runi ati umwana ndamubona ariko nshaka kumbwira ibikurimo. Risha, urankunda? Ese wakomera ko mbera umugore? Risha yarumiwe amuha ikiganza, Runi amwambika impeta. Akimwambika yarahindukiye arebye hirya atungurwa no kubona hari abakameramani 2. Risha yagize igihunga abaza Runi ati none se abo bakameramani nibo batumiye? Runi yaramuhobeye yitsa umutima ntiyagira icyo avuga kuri abo bakameramani. Risha yikanzemo umutima utera cyane. Umutima aribwira ati kuba nyambitse impeta ntabwo ari ikimenyetso cy'uko twabana. Abagiye bambika abakobwa impeta bose siko babanye, kandi ndabizi hari abantu bambika abandi impeta bababeshya, noneho abo bakobwa bakabizera bagatangira kubiha nk'abatanga 8. Reka nigire nkaho bimvuye ku mutima, nishime umunsi ube mwiza, ariko nzi neza ko bitari bumare kabiri. Wasanga ari bwifuza ko turarana muri hoteli akankangisha ko yateye ivi. Icyakora niba ariko kubitekereza aribuze ko hasebera. Risha yarabizi ko hari abakobwa bagiye bashikisha kubaterera ivi bakabararana, nyuma y'aho urukundo rukazarangira barababoneye ubusa. Runi yamaze kumwambika impeta, abakameramani barigendera. We na Risha bongeye kwicara ku ntebe babazanira ibiryo, maze Runi aramubwira ati impeta nkwambitse si isezerano tugiranye mu mategeko ngo wenda tumaze gusezerana byemewe. Ngiye kukubwira ukuri, numva ndo kwihanganirwa urareka koko tuzabane. Risha yagize amatsiko maze Runi aratangira ati igihe uza gusaba akazi ufite umwana wavuze ko ari uwawe, bari bagiye kukakwima kandi wari wemeye gutaha. Nyuma yaho wagiye ukundana n'abasore bakakwanga kuko ufite umwana, wanze kubabwiza ukuri uremera baragenda. Risha yamuciye mu ijambo ati ninde wakubwiye ko nabaga mbabeshya? Nawe ati umwana si uwawe kuko ukuri narakumenye, ariko reka mbanze nisegure. Nubwo ariko ari uwawe, uburyo uvuga ko wamubyayemo ntibwatuma nkoreka. Ikindi uri umukobwa mwiza buri wese yaterwa ishema no kuba ari kumwe nawe. Risha yakomeje amubaza aho yabikuye. Runi amubwira ko Jazz ari we waciye inyuma akabibwira wa mugore wamuhaye akazi. Igihe amujyana ku ruhande burya nibyo yamusobanuriraga, akamubwira ko mama we yabyaye umwana akamwanga, Risha akamugira umwana we kandi ari murumuna we. Uwo mugore nawe yakundaga kuganira na Runi rimwe na rimwe aza kubimubwira. Icyo gihe yaramaze guparika imodoka aramusohoza ahagararaho gato ngo baganire, birangira umugore amubwiye ati nabonye umukobwa ufite umutima ukomeye. Runi yagize amatsiko ati wabonye umukobwa ufite umutima ukomeye? Wabibonye ute se? Nawe ati ni umukobwa mwiza waje gusaba akazi afite umwana akambeshya ko ari we kandi ari murumuna we, akanemera ko akazi nkamwima kubera uwo mwana. Yanze kumbwiza ukuri, gusa se wabanjyana ku ruhande ambwira ko ngo nyina yabyaye uwo mwana bigoranye aho aviriye mu bitaro akamwanga. Byankoze ku mutima kubona umukobwa yizereka ku mwana nk'uwe kandi nyina ahari. Wenda ni murumuna we akwiriye kumwitaho, ariko biratangaje kuba mwimukana n'ahantu hose agiye. Runi nawe yaratangaye amusaba ko amumwereka. Uwo mugore amusaba ko batemberana gato bakagera aho yari ari gukorera amasuku. Bageze aho bamubona ahagaze hirya amutungira agatoki. Runi nawe kuko abona ari mwiza yahise amubwira ati ujye nkurikirana amakuru ye, uyu mukobwa ndumva mukunze. Uwo mugore yaramusetse ati ntari ku rwego rwawe. Runi atari ko niwe yarasoje amashuri yisumbuye afite amanota meza, yanakomeza kwiga akagera kure, yaziga tubana, ahubwo wowe mungurikiranira ujyemo amakuru. Nimara kumusobanukirwa neza nzagenda mubwira ko mukunda nanyemera tubane. Yamaze kubisobanurira Risha wararakaraho kwishima. Runi ntiyari yaramukunze nk'umumama, we yarazi ukuri ko ari umukobwa.
Risha yavuganye uburakari ati kuki wanyibarishaga uko namubyaye kandi uzi neza ukuri wagiraga ngo wumve ikimvamo. Runa ati ibisubizo wampaga byatumaga ndushaho kugukunda kuko byanyerekaga ko uri umukobwa w'intwari. Arakaye cyane Risha yakuyemo impeta yirambika ku meza ahagurukana n'umwana we yari ahetse agenda ibiryo bidashize. Runa yubitse umutwe amera nk'uri kurira. Ba basore b'abakameramani bari begereye hirya bose baragarukanye batangira gufata amashusho. Runa yubitse umutwe Risha ari gusubira inyuma. Yabonye Runa ashobora guseba kandi nta kindi kibereye yamukorera uretse kumusaba ko bazibanira ahita agaruka. Runa wari wubitse umutwe akibona ko agarutse yarahagurutse. Nubwo Risha yarahetse umwana yaraje aramuhobera agamije ko mu mashusho bari batangiye kubafata nabyo bizamo. Runa yaramuhobera amukomeza yitsa imitima. Risha yicara hamwe bongera kuganira. Risha yaramwongoreye ati sinifuza ko abantu badukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga baduharabika, ariko sinishimiye ko wamenye byinshi kuri njye. Wakabaye urankunze uzi ko ndi umumama, njye nibyo nifuzaga. Umuntu akankunda azi ko ndi mama w'uyu mwana akanakunda n'umwana wanjye, kuko n'ubundi nawe nzajya ngo musige mama wanjye ntiyamwemera. Runa yaramwenyura amubwira ati bano bakameramani n'abanjye ninjye wasabye kuza kumfotora uri kuvuga ngo yesi, kuko nyine kino ni igikorwa gihambaye cyane. Sinari kwifuza ko nzakwambika impeta ngo birangire kandi akazi kabo ubwo barakarangije. Buriya nta muntu n'umwe watinyuka gukora ibi bintu byo gufatira amashusho muri hoteli y'abandi ataberewe uburenganzira. Risha yazunguje umutwe arimyoza araseka aramubwira ati cyakora uri igisazi pe, ubuze iyo mbyanga burundu ayo mafoto cyangwa amashusho uri kuzajya ubyirebera. Runa ati none se kuri kuvuga ngo ibyanga burundu nizere ko atari ko biri. Risha yaracecetse yongera kwirira. Runa yamusabye imbabazi amwumvisha ko amukunda. Risha ageze apfa kubyemera. Yamubwiye ko bazabana akiga kaminuza yigenga aho ngaho yakoraga akazasoza abona akazi kuko yamusezeranyije ko nubwo atabona akarita we yazamushakira kandi. Risha yamubwiye ko yari ari kumva arakariye cyane Jazzy waciye inyuma akajya kuvuga ukuri, gusa Runa amwumvisha ko byose byabaye kubw'impamvu nziza. Yaramwenyuye aramubwira ati nari nzi ko ari ukunda nk'umusazi, ariko Runi wowe undenzeho, umva ibintu byose wapanze ukagera no ku kwiga kaminuza kwanjye. Yaramubajije ati ubu se urongera utera ivi cyangwa urayinyambika wicaye dore nayivanyemo. Runi yaramwenyuye amufata ikiganza amwambika impeta bicaye ku ntebe. Uwo munsi baratahanye. Risha yanga kugira icyo abwira Jazzy wari waravuze ukuri kose, yigize nkaho nta cyabaye. Runi yarazi gukunda afite ukuntu amuganiriza agafata amarangamutima ye yose. Baba kameramani bamaze gutunganya amafoto n'amashusho amwambika impeta ku nshuro ya mbere barayaboherereza, ariko barayabika ntibayapostinga. Ntibyabujije amakuru kumenyekana ko Runi yatereye ivu umukobwa ukora amasuka mu kigo akamwambika impeta y'agateganyo ya fiançailles bari muri hoteli. Jazzy nawe ayo makuru yamugezeho amenya ko umwarimu wa kaminuza yambitse impeta Risha. Yagiye kubimubaza neza. Risha wari wishimira urukundo rwe na Runa amushimira ko yavuze ukuri, gusa amubaza impamvu yamennye ibanga akavuga ko umwana ari murumuna we aho kuba we kandi mama we yarakomeje kumwanga. Jazzy yamubwiye ko yabikoze kuko yifuzaga gukora icyatuma bamuha akazi, ko aribwo buryo yumvaga bwamufasha kukemererwa. Risha yumvise ko yabivuze kubw'intego nziza kandi ko byari bivuyemo kubona urukundo nyakuri, bituma atamurakarira na gake. Hashize ibyumweru 3 gusa mama wa Risha yamuhamagaye ashaka ko amuzanira umwana akamureba. Yari ari gutakamba avuga ko umutima urameneka natabona umwana we. Risha yaratunguwe asaba Runi ko bajyana kureba mama we. Bamugezeho afata akana gafite urukumbuzi rwinshi aragasomagura aragasimbiza arishima cyane. Yasabye Risha ko kamuha. Risha agira impungenge yibaza niba mama we yarakiza kuri urwo rwego. Mama we yamusabye imbabazi amubwira ko yari yarahungabanye ariko yongeye kuba muzima. N'abarumuna be bifuzaga ko umwana arirwa na nyina Risha nawe akaruhuka kuko yari yararushye. Nabo bamusabye imbabazi bamubwira ko ari intwari yakoze ibyo batari gushobora. Yagishije inama Runi aramubwira ati kubera ko nifuza kutangira ishuri tugahita tunakora ubukwe wabyemera ukamusiga, kandi sinifuza kusubira gukora kariya kazi k'amasuku kuko ugiye guhindura ubuzima. Yamaze kubimwongorera Risha arabyemera yemera gusiga umwana. Baboneyeho no kubabwira ko bakundana kandi ko benda kubana, ahubwo bahava banzuye ukwezi bazasezeraniramo. Babishyize mu mezi 2 gusa. Muri uko kwezi kwari kugiye kuza abanyeshuri ba kaminuza bashya bari kujya biga mu mpera z'icyumweru batangiye kwiyandikisha. Risha nawe umaze ibyumweru 2 asezeye akazi ko gukora amasuku yagiye kwiyandikisha. Abandi bakozi bakoranaga amasuku batangiye kumenya amakuru y'ukuri kuri we, bamenya ko burya wa mwana atari we ahubwo ko ari murumuna we. Amakuru yose ni wa mugore wamuhaye akazi wari utangiye kuyakwirakwiza mu bakozi b'amasuku. We yabivugaga muri ati bigwi ko ari umukobwa utangaje, ko runabonye umugore ufite umutima w'ubutwari atazi ko ari kwitangira inkuru. Mu gihe bari bakibishidikanyaho bamubonye ku wa gatandatu aje kwiga muri icyo kigo. Uwahazaga aje kuhakora amasuku yarahaje aje kwiga. Wa musore bakoranaga amasuku wamwanze yicujije ko yamuhaye ko afite umwana, arivugisha ati mbimenye ngakomeza gukundana nawe. Ariko nanone bagenzi be baramusakurije baramuseka cyane baramubwira bati utamwanga ntiyari kwibonera umusore wigisha muri kaminuza ufite amafaranga.
kumwanga akaba byari ikiraro kimugeza heza. Nyuma y'amezi 2 gusa Rooney na Risha bakoze ubukwe mu gihe Risha akiri mushya mu masomo ya kaminuza aho yigaga uburezi. Igihe cyaje kugira asoza amasomo ye kubw'amahirwe ahita abona akazi ko kwigisha muri segonderi, we n'umugabo we bose bahinduka abarimu, Rooney muri kaminuza, Risha muri segonderi. Wa mwana mama yangaga yatangiye kumukunda, akomeza kumwitaho arakura, avamo agakobwa keza atangira n'ishuri. Mama Risha aramukunda, ihungabana ryarashize burundu. Icyakora we na wa mugabo bahanye gatanya, nta nubwo barongera kubonana kuva batandukana byemewe n'amategeko. Si ukudaherukana gusa, ntiyifuza no kuzongera kumubona. Kugeza uyu munsi iyo Risha atekereje kuri Rooney buri icyo avuga, kuri we amufata nk'Imana yamwohereje ngo aze kubura umurimo mu buzima bwe. Rooney nawe yahiriwe no kugira umugore ufite umutima ukomeye kandi uzi inshingano ze nk'umugore mu rugo. Urugo rwabo hari ubwo bibwira ko ari ryo joro bavuze, ibyishimo niho honyine babibonera. Iyo bari kumwe umuntu ubabonye atabazi akeka ko batamaranye ukwezi bamenyanye, kubera ukuntu baba basa nk'abahararanye, ntiyakwemera ko babanye imyaka irenga 5. Naha dusoreje inkuru yacu y'urukundo rwa Rooney na Risha bakundanye rw'ukuri. Niba wayikunze duhurira muri comment, ntuzacikwe n'izindi nkuru.